yamani bantu bacu turabasuje cyane guturuka hano muri ghetto ubu niho tujye kujya tubakubita inkuru ariho twibereye kabisa bwo ni Fawe na Aizo ninde ni Aizo ni jewe WhatsApp Mr. Fawe musaza Mr. Fawe kabisa no sasa guturuka muri ghetto ubungu urumva twebwe twabazi ubungu tuje ku mihanda ariko nyine tuzatuvuga za nkuru zadusanzanga nko kuri uyu munsi wenda sibyo no kuvuga ngo tujya kure cyane tujya kure cyane umve ngo no kuvuga ngo tujya kure hari inkuru zadusanze hano twabonye kare kabisa umuvandimwe wacu yamaze gutereka hanze buriya utarinjira kuri iyo nkuru uretse gato turagira ngo twibukiranye neza iminsi yashize hari ukuntu twagiye tubona amafoto acicikana utuvideo n'amavideo tubona aho karaka video kacicikanye tubona abana batacebwe hari ibintu byarakaze tuvuga ati imihanda noneho ko yanduye bareba harimo kuri kwinjira nabonye n'indi foto umwana ari kuri gato ndi mu magara biriho ibintu bitego kandi ibyo byose bidusanga he mani hano muri gato kebwe nitujya tuvanga sasa none ibyo byanteye kwibaza harimo gurumva nyuma y'ibyo yazira nkuru hari video nabonye kandi ndabizi ko nawe wayibonye y'umutipe bita Sabe Umurungi tuza kubona umuntu mbaza ngo mwibukira ko twaje kubona nge narebye reka mbaze mubwire Kristory ndagiye kubona mbona umuntu wagubanya akaguru none hari ukuntu umuntu urabona akaguru yo kavuye mu mwanya wako hari ukuntu nyine niba dufata akaguru kaba karinganiye gutya urumva usanga ukihetamye gutya kabaye nkakanzibonera urumva no ndagiye kubona mbona umuntu afitemo akagofero harimo n'uturinete yambaye n'uturinete ariko nkajya mbona arimo arashizura akabati n'umurungi Sabe ngenda byanga nanga kubyemera pe ndavuga ati niba abapaparazi arije bari abantu ku muhanda batubesha amahari bajya ngo batwike man musaza nje narare ndavuga ati ibintu bitewe n'ibintu maze iminsi mbona ku mihanda urumva akani kagashumi ko ngenda bimenye niko ngenda bifashe pe nje noneho nifite amakuru nanjye amakuru ngubu genda mana hereye tono ni munyatohoza ubu ndafite neza fresh ajyanye niyo nkuru ajyanye mane na Sabe noneho urumva hari nandi ma video yaci amaze gucicikana mu kanya gato pe man mbaza ngo byagenze bite mwumve ngo noneho njewe ahantu Sabe yaciye ntago apfa kwaca nyine wenda uretse ko wenda yaciye mu bihe bikomeye ubundi bahita mu misoto ubundi ahantu bita mu misoto urahazi misoto ubundi dore kumva kera wenda nk'uyu umuntu abaga yariye byadanje yahazi igeze niri ngo bahitaga ngo bashinga ibiti nka bibiri man bya bindi bitacamo n'ikisi utanyuzamo n'ukuboko ngo bakagusunikiramo ngo uce aho bita mu misoto ugaca mu misoto wagarukaga man none ufite n'inzara kuko wabaga wanarutse ndagaso byaciye ahantu hose urumva na rero hari aka video nabonye Sabe nyine bumva bamukubise za kamera aravuga ati n'ubundi nje ko niteretse ko ndi cyamamare gute bashaka kumfotora birangira ngaciye ahantu man ahantu gutyo ameze hagati y'inzu n'ikintu cy'igiti ngiye ngo no muri kubere ubwo se wasanga ku video nanjye nakabonye ahubwo ko hari ahantu nanjye nabonye kuko nabonye yambaye n'akagofero na wa mupira nanjye iyo video kuko nayibonye mu gitondo atunongo wabonye me kuko nabonye hari ahantu yanyuze wagira ngo barunda ibintu by'amafumbire ibintu by'imyanda nyine biri aho ngaho biboze mbona agenda yiseseka agendesha urutugu agenda sesera ariko ngiye n'umundi hari umuji bitango ni Karabo k'Imana ejo yari yamaze kwitereka kuri TV ntabwo nyibuka neza aravuga ngo njewe ngubu je none ngo namaze gushyuha ngo mfite andi makuru ya danje ngo ndaje ngo mbereke izindi video ngo je ndamye neza kuranga ari Sabe nyine ngo yamye ikiganiro ariko naje nyine mukanya nanjye kuvuga ngo akantu njye nibukira kuri Sabe nyine hari ukuntu nyine yakira abadamu kumva umudamu araje akifata akava nka he Sabe ngo barandongoye umva niko bonye stories zo n'ubundi
ni ibibora nk'ibyo ngibyo. Byari ukuntu njya numva bavuga story yiwe ngo abagore ngo ngiwe ngagira abagore barira. Bura numvaga uko ngisabe ntabwo n'ubu tuvugana uretse kubona na video nabwo mba nanemera neza ariko buretse ko bura none nabonye gihamye. Oya byamaze kumenyekana ko ari umuji nyine mu gipanga ho byabereye. Ubundi njye nari ntaramenya gusabe ni bavuga ngagira abagore barira nkagira ni nka budumurasa afite nk'abagore nka 700. Niko njye nari nzi numvaga ari abagore biwe bwite ushaka kuba baranasezeranye. Je niko nabifataga naho abo bagore baba ari abatumirwa. Ariko dishi warundi mugore nyine ngo yahamagaye Sabe ngashaka kumuha ikiganiro ngo cyuko ngo yarozwe. Umugore yari mu ntara. Sabe aramubwira ati nta kundi uzateguze uze duhure mukoresha ikiganiro. Ndakumva wamfura. Dishi umugore yaraje. Utambwira ngo ntacyo yamuhaye. Sabe aramwitegereza guhera kumano kugeza ku musatsi. Aramubwira ati ati nkuri yawe ntagishamaje. Ati kizo nuko wakatugataha. Yes we. Umugore Dishi yarababaye. Agende yabaye bya danje. Ariko ubutasi nivaniye ku mihanda nanjye mba nibereye hano bunsanga muri ghetto bajyana nkatakata mu bantu baba bagenda bigererayo gake bafite amakuru ye hafi. Njyewe naje gufata amakuru yuko uwo mudamu yaje akamuha story yiwe numva ashaka gusangiza abantu. Ariko mu byukuri we muri target yari afite byanze bikunze ntabwo byari kumwe ikiganiro ase ahubwo kuko yari yaramuhamagaye kuri phone baravuganye ngo we yashakaga kugira ngo arebe ese ijwi yumvaga ese uko aryumva umuntu afite uburanga cyangwa se agasura ke karacuruza nk'uko ijwi rimeze. Ariko ngo yewe ngo yaraje ngo burya yaraje ngarebye ngasanga nta kirimo ngahita mubwira ati wa muntu ndumva story yawe ni za filime zabamenya rwose ongera wisubirire mu majyepfo ngongera ujye kuburera abana uwa mudamu rwose ihangane ntago umusugoko kumayange Dishi. Yes we shaman ariko none icyo ni ashobora kuri n'icyo kintu kimwe gishobora kuba cyarababaje umuntu bita Karabo k'Imana kugira ngo nawe abari kure zamuzira yajite de kuri miriro nge nabyiboneraga ndavuga se none Karabo arakajwe ni ariko Karabo yamaze gushyuha yari yamaze gushyuha byanyabyo none Karabo yiteretse n'ingofero ivana amajyahara aravuga ati jewe meze nka Trump ubu none jewe ndekure sare kuri miriro ni za destroyer tukiraho ngaho mbaza ngo ari wa mu baby tango ngo ni Karara hariya aba baby ngo nimba ari Jessica nande bagiye baritereka baravuga ati bariya ngura mu baby ngo ajya kwirongoza kwa Sabe ngo Sabe ngagabyanga none ngo umukobwa ngo ese ngari kura za bombe atonike na za nimba atomike ntabwo mbizi izo bombe icyo irega n'icyo kiganiro nshaka nakibonye bakoze akarayivu bamwihaye Karara nawe nabonye ameze nk'umuntu utajya urya imboga nta n'amashu wumve ko Karara nawe tuvugana yaranje kwidekara yarajya aritereka hariya asigaye noneho ajya imbere ya kamera afite n'ikibaho muri kabine sigaye agenda akigisha yariteretse areka basobanure ariko ibyahishwe ubu none ni ukuvuga ngo icyo twebwe Ghetto Life TV ikizanye irimo iracukumbura ikagera mu nda imbere yandi yose mwahishwe bwa buzima bwose mutazi baba sitari baza imbere yanyu biyoberanye ngaho bibikubise mu makeup bateretsemo hari ahantu bari tubasanga ari ubuzima babamo ubuzima nibwo tuje kubabwira none nje abakobwa ni mu mavi abakobwa mbaza ngo bone iki ubeba kaza mwangize umuntu wadanje aje kugusura nyine imihanda n'icyo umuntu mu muhanda akiyamaze kugeramo indani amaze ko nyine kwinjira gutyo nyuma ya rido muri ghetto indani ahita yinduka ndi mu bambi baza none wenda gasanga nkanje bayiteretse mvuga ngo wenda nimba ndi guteka umwuko ninge ndi ngomba kugira gute kuwukomba n'isafuriya ninge ndi bwitemo kuko bandi imana ngiye mbandi wo mwana n'ubumbona mu baby yamaze kuhagera ahita yitereka avuga ati ngiye safuriya nayikombye ndeta kandi nawe nabona atuma urabyumva kuko nose impamvu zazamuzanye ntago abazisoza hariya bafite ijambo urumva Imana araza hariya abafite ijambo araza agahita akora ibyo agomba gukora ibyo ni ibintu byumvikana ariko none ngewe gusa biriya bava hano bagahita bajya mu muhanda bikaraga ukabona barimo arazunguza nyashi wigize umuntu wa danje wamuvugisha bwa buzima abasiza ubwo buzima
ubwo nibwo dushaka kujya tubabwira oya nibyo mwana muri buzima batereka ariko kambwira kaboro sibyo nyamuneka shumi yanjye nuzi iyo ngoze ngo uvuge ngo ugiye kuzana ikibebe kigusure wenda uzi ko ukennye mani